mu gihe video yawe waba uri kureba kuri YouTube yaba itagaragara neza. Urugero murabona ino video ukuntu iri kugaragara. Dushobora rero gukora ku buryo iyi video yacu iri burebeke neza, kuko gutyo urabona ko ntabwo wabona ikintu kiri gukorwa. Rero twihuse uza hano kuri setting, ukaza kuri quality, ugashyira muri resolution iri hejuru nyine bitewe n'ishusho uko ushaka kuribona. Aka kanya dushyize aha ishusho riraza rimeze neza. Dushyize aha muri auto naho, muri auto ni mu gihe internet yacu nyine ushaka ko ari iza gukontorora uburyo ishusho iri buze kubigaragaramo. Ngo nidushyira muri auto, internet niba iri kwihuta ishusho riraza rigaragara neza cyane, niba iri kugenda gake riri buze kugenda gakeya. Ariko iyo twashyize aha ngaha, ubwo hari n'izindi zigiye zifite quality iri hejuru nk'1080 kuzamuka na 4K. Ni ukuvuga ngo iyo uhashyize aha ngaha urabona tayari ishusho ryawe riza rigaragara neza nk'uko ryakagombye kugaragara. Iyo network yawe ari nkeya ugakirika kuri resolution iri hejuru, birarodinga nyine, ubwo video ikazajya igenda icikamo. Ariko iyo washyize muri auto, ubwo nyine iyo internet ibaye nkeya ishusho rigenda rigabanya resolution paka. Ikindi wamenya rero ni aha ngaha kuri CC. Aha ngaha iyo hakanze ni ngo icyo wari uri kureba gihita gitangira kuzana subtitle. Niba wenda filime yari iri wari uri kureba filime, ihita iri kwiyandika noneho. Ibyo subtitle murayizi. Ni ukuvuga ngo rero ushaka kureba nka urimo kureba filime ukabona ntabwo uri kubona amagambo, ushobora gukanda hariya kugira ngo ize iri kwandika ibyo bari kuvuga. Mwakoze rero kureba ino video, mukomeze mukore share, subscribe, mukane no kukazogera, ndetse munakore like. Murakoze.